Reka tufate akanya gato muri uyu mugoroba tuganire kuri Muhire Keve Runi, kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, umaze kwitangariza ko umwaka utaha w'imikino batazakomezanya. Iyi ni Viva Rayon Sport TV. Niba utarakanda subscribe uri gukererwa, ibuka kuduha subscribe, hanyuma nubona iyi nkuru wibuke gukanda kuri like, nibikunda rwose uduhe na comment utuganirize, ntacyo bitwaye. Ngewe ndituyishime Gerbert, iyi ni Viva Rayon Sport TV. Nkwibutse angaha ni ubona amakuru ya mbere ya Rayon Sport by'umwihariko agishyushye yakumuriro, ahandi barakubeshya, angaha niho ukwiye kuba uri wiryamiye. Muhire Keve Runi n'umusore mu by'ukuri, niba uri umureyo abareyo bose baramuzi, cyane cyane muri Rayon Sport. Uretse no kuba abareyo bamuzi, n'undi mu sportif wese mu Rwanda aramuzi, kuko Muhire Keve uretse kuba akiniye Rayon Sport kirekire, akinira n'Amavubi. Mu Mavubi murabizi ko aba yambaye nimero 11, kandi ni n'umwe mu bakinnyi bagira uruhare rukomeye cyane mu ikipe y'igihugu Amavubi. Arafasha cyane, ni playmaker mwiza, cyangwa se n'umukinnyi mwiza ushobora gukina 10 akaba yakina 6 adefanda bijyanye na role wifuje kumukinishamo. Aho nari mbanje kumusobanurira batamuzi batarabareyo. Uyu Muhire Keve rero Runi murabizi ko ari yaje mu Rwanda nyuma yo gutandukana n'ikipe ya RWANDA yakiniraga. Baza gutandukana bitewe nuko yari afite ikibazo cya fitness, cyangwa se atarakiri kubona umwanya wo kubanzamo, biba ngombwa ko yongera agahindukira akaza ngaha i Kigali. Yaje muri Rayon Sport asinya amezi 6, ngira ngo ni mu ntangiriro hagati muri sezo yashize ahari, nibwo yaje kubagaruka muri Rayon Sport. Yewe muri icyo gihe yagarutse muri Rayon Sport yakoze n'ubukwe, yagize n'umwanya uhagije wo gukora ubukwe. Ariko inkuru tugiye kuganiraho nyamukuru nuko amaze gutangariza ikipe ya Rayon Sport ko umwaka utaha Muhire Keve Runi atazaba ari umukinnyi wa Rayon Sport. Ushobora kwibaza ngo ese next move ya Muhire Keve ni iyihe, ese bihagaze biti? Ariko nkwibutse ko uyu Muhire Keve atangira gukinira Rayon Sport bwa mbere ni nawe kipe azi mu Rwanda, kuko ni ikipe yagezemo akiri umwana muto cyane, za 2015, 2016, 2017, aza kugira icyo gihe cyo gusohoka gatoya ajya hanze y'igihugu, arongera aragaruka. Ariko mbere yuko asohoka uyu Muhire Keve n'ubundi yahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi senior, ndetse yahamagawe no mu ikipe ntoya ya CHAN. Muhire Keve mu CHAN ubwo nabakina imbere, hamagarwa mu batarengeje imyaka 20, yarabakiniye abatarengeje imyaka 18 bose. Muhire Keve yagiye abakinira kugeza kuri uyu munsi wa none. Muhire Keve n'ubundi ni umukinnyi wa Rayon Sport. Ubu rero urugendo yari afite mu Rwanda, urebye miso yari yamuzanye mu Rwanda, byasaga nkaho ari ukongera kugarura fresher, kongera kugarura ritime, agasubira ku murongo wo kumwemerera gukina hanze y'igihugu, akina abanzamo ari no ku rwego rwo hejuru. Nibuye rero yateye ryica inyoni ebyiri cyarimwe, ni reka bari ko mbyita, ni kwa kundi utera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Muhire Keve yagarutse muri Rayon Sport, bamuha ikaze rwose, baramubwira ati you are welcome back, turakaza neza mu rugo. Muhire Keve araza arakina, ndetse uyu munsi wa none kuva aho Ruvumbu yaviriye muri Rayon Sport na Joachim Ojera akagenda, uwavuga ko Rayon Sport ibaye iri ku bitugu bya Muhire Keve, mpamya ko ataba yibeshye. Ntabwo yaba yibeshye. Icyo yaje gushaka cya mbere cyo kongera kugarura urwego, kujya kuri standard yakina i Burayi. Uyu munsi wa none Muhire Keve araryoshye, ari ku rwego yifuzaga. Naringize ngo yateye rimwe ryica inyoni ebyiri, kuko yaraje urwo rwego yashakaga kugarura birakunda, ararugarura, ariko akora na mariage. Akora mariage, afata umwana nashatse kugarukaho izina, baca mu murenge,
amasezerano rwose barayakomeza baca n'imbere ya religion, ubwo religion ni imbere y'iyobokamana nyine aho basengera naho barabinoza. Muhire Keve ubu ngubu nta kibazo afite. Muhire Keve rero yamaze kubona approach y'amakipe agiye atandukanye yo ku migabane igiye itandukanye, harimo amakipe yo mu Barabu cyane cyane niyo ari ku ruhembe niyo ari ku isonga. Hari ekipe ebyiri zo mu Barabu zitaratangazwa izina ziri gutanga gatubutse. Hakaba ikipe yo muri Norvège mu cyiciro cya kabiri ishobora kuba yarambagiza Muhire Keve. Norvège nizo kipe ebyiri zo mu Barabu. Ayo makipe yose twabashije kumenya ibihugu arimo, ariko ntago turamenya ngo ese nayahe. Gusa official Muhire Keve we yamaze kuba abwira Rayon Sport, arayibwira ati mwashaka mu bakinnyi mwicara mushaka muzashake n'umusimbura wanjye, kuko n'ubundi byari biteganijwe ko muri Rayon Sport abakinnyi bake izagumana umwaka utaha. Muri bake Rayon Sport izagumana umwaka utaha harimo Kadime Ndiaye, uyu nguyu yamaze kwasinya imyaka 2, narabibabwiye anga kuri Viva Rayon Sport TV. Hanyuma hari Muhire Keve ku ikubitiro, igihe cyose ari kuramuka nta kipe abonye. Ariko mbere yuko shampiyona irangira Muhire Keve afite amakipe 3 bari kuganira, kandi nta makipe n'ubundi uko nkurura amakuru yanjye ya ndani ambwira ko nubwo ari amakipe 3 ariko ari amakipe ashobora kwiyongera. Ubwo birumvikana ko choice cyangwa se amahitamo araza gusigara ari aya Muhire Keve Runi, ari uri kudesida ngo ese ndajya muri Norvège, ese ndajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ese ndajyahe. Uretse ko ari n'ikipe numvishije ngo yo muri Botswana, ni muri Botswana yitwa Township Rollers, yigeze gukinamo uyu mutipe Bertrand Kanyarwanda usigaye ari umwogoshi. Ndumva yitwa Township Rollers, Township ibintu nk'ibyo ngibyo yo muri Botswana. Ni Botswana, ndumva ni Botswana niba atari cya gihugu kiborwa n'umwami Muswati. Ekipe inciyeho tuzayibukiranya umunsi Muhire Keve azaba yamaze kudesida ahazagana. Ariko ibyo byose ikintu cya mbere areba ni kuri source of income, kuko ibyo aho hantu hose na hantu tutavuga ko hari shampiyona ziri ku rwego rudasanzwe ziba zigiye kugaragaza ku ruhando mpuzamahanga. N'ubundi amenshi abari amashampiyona ubugiyemo ugiye gukorera cash, ugiye gukorera amafaranga. Ubwo Muhire Keve niwe uraza kugira umwanya wo kwicara akamenya ngo ndajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, cyangwa se akamenya ngo ndajya muri ibihugu bya Norvège, cyangwa se ibihugu bindi byo muri Afrika bijyanye n'amakipe araza kuba amwifuza. Nubwo bwose mutarabona official letter cyangwa se urupapuro rubyemeza, statement ibyemeza kuva kuri Muhire Keve cyangwa se kuva muri Rayon Sport itangaza ko Muhire Keve yayisezeye, ni zandani, ni ya makuru nyine abava indani muri Rayon Sport aba kiri aho ngaho rwose akivugwa ariko atarajya ahagaragara. Gusa vuba cyane bidatinze n'ubundi muraza kuza kuba mubona leta ivuye kwa Muhire Keve isezera abakunzi ba Rayon Sport. We ntabwo azagenda nk'uwo navuze ntashatse kugarukaho, azasezera yewe na shampiyona n'umunsi wa nyuma azaba harazawukina. Igikombe cy'amahoro aho bazagera hose bagera finali Muhire Keve azaba hari, iyo mikino yose azayikina. Muhire Keve azagira umukino wihariye wo gusezerwaho muri Rayon Sport. Ndetse Muhire Keve kuko ku mezi 6 yasinye bishoboka ko azagenda ayo mezi atarangiye hakibura nk'ukwezi kumwe cyangwa 2, biteganijwe ko na Rayon Sport hari amafaranga nubwo ashobora kuba atari menshi azabona kuri iyi deal ya Muhire Keve. Hari amafaranga bashobora kuzafataho kuri iyi deal, kuko n'umundi azaba agiye bameze nk'aho bamugurishije.
Muhire Keve yaraje yanga gushyiramo igihe kinini cy'amasezerano kuko n'umundi yarabizi ko ntabwo aje gutinda mu Rwanda. Gahunda yari imuzanye kwari ukusubira kwiricyaza akongera akiricyaza agasubira ku murongo neza, ubundi akongera agafata rote mu kirere agasubirayo. Ku mezi 6 rero yari yasinye kugera yari yasinye ngira ngo mu kwezi kwa 5 bishobora kuzaba biri guhwaniramo sinzi uko bazakina iyi diro, ariko Muhire Keve we ashaka kuva ahangaha i Kigali afite ikintu asize muri kese ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu ni kapiteni wayo, niwe uyoboye izindi ngabo zose mu kibuga, niko navuga. Niwe uziyoboye, niyo mpamvu yavuze ngo reka ndeke iyi shampiyona ibanze irangire, igikombe cy'amahoro kibanze kirangire, ibyo twatangiye nka ekipe, ibyo natangiranye na bagenzi banjye nka ekipe, tubanze tumenye niba tubigezeho, tumenye niba kandi binanze. Gusa ngiye navuga ngo kuba babigeranaho bari kumwe byaba byiza kurushaho. Ubwo iyo ni inkuru nshya iri breaking utari wumva ahandi, iri muri Rayon Sport. Kandi muri Rayon nanone mbibutse ko ibirarane by'amezi 2 byari bimaze iminsi bivugwamo, ndetse n'abakinnyi ubona ko batangiye kugenda baseta ibirenge batabyumva neza. Kuri uyu wa 2 Rayon Sport rwose iraza kuba ihemba aba bakinnyi amezi yabo karabiri ndetse na prime iz'imikino batahawe. Kuri uyu wa 2 byose hamwe baraza kuba babibona. Niba hari umukinnyi wari utentebutse, niba hari ukundi byari bimeze, ukaba wumvisha iki kiganiro, umenye ko kuwa 2 rwose ibintu biragenda neza cyane. Hanyuma kandi uko aba bakinnyi bava muri Rayon Sport, uko abandi bazasezererwa, urwo rutonde ndi kugenda ndukusanya rw'abakinnyi batazakomezanya na Rayon Sport muri iki cyumweru tugiye kujyamo, bitarenze kuwa 3 kuwa 4 gutyo nzaba namaze kubazanira urutonde ahangaha kuri Viva Rayon Sport TV rw'abakinnyi bazakomezanya na Rayon Sport n'abatazakomezanya nayo. Hanyuma rero uko bamwe basohoka niko nayo yatangiye kugenda irambagiza, itera imboni, itera ijisho muri shampiyona zitandukanye, ishaka abakinnyi bazaza gusimbura abangaba bari kwenda. Ba Muhire Keve baragiye, ba Ruvumbu baragiye, ba Joachim Ojera baragenda, ba Musa Esenu baragenda, nabo icyuho cyabo kiracyagaragara muri Rayon Sport. Abo bose hari abagenti bari kugenda bashaka abakinnyi bagomba kuzaza gusimbura abo ngabo bari kugenda. Hanyuma kandi bagashaka n'abazaza gusimbura abo batazakomezanya umwaka utaha. Hanyuma rero niba uri umureyo, ndagira ngo ujye muri komenti wifurize ishya n'ihirwe Muhire Keve. Aracyari muri Rayon, ntabwo agiye kugenda nonaha, ariko mureke tumwifurize ishya n'ihirwe igihe azaba asohotse muri Rayon. Mugire n'icyo mumusaba ati turumva wadusigira ibi n'ibi, turumva mbere yuko ugenda wakora ibi n'ibi. Nubwo bwose atari yajya ku mbuga nkoranyambaga ze ngo abi breaking ngo abi mentioning, ariko mutangire musabe Muhire Keve ikintu. Niba wamwifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo azajyamo, mu kipe yari yose azajyamo, umanuke ubishyira ahangaha muri komenti. Niba hari ikintu wasaba Muhire Keve, umanuke utere muri komenti. Hanyuma ariko nubwo azaba agiye, nyine birumvikana ko of course Muhire Keve n'umukinnyi w'Amavubi, n'ubundi azagenda agaruke muri ekipe nationale, kuko abarimo bamurusha ni hafi ya nabo ugiye kureba ku mwanya bahanganiye. Ugira se ngo ubwo si ibyo ngibyo ngiye naba mbabwiye kuri Muhire Keve. Kandi ubwo ngubwo na Rayon nayo agezweho mba nagiye nkubakuba nkiramo mbadondosha. Niyo mpamvu kumva iki kiganiro ntugisoze, uzajya wumva igice kimwe ikindi ntucyumve. Ubusabwe kumva iki kiganiro cyose ukakirangiza. Ubwo turaza gutegereza itariki Muhire Keve azaba tubwira ko azasubirira ku mugabane w'Uburayi cyangwa se ku wundi mugabane wari wo wose, akibitangaza ngaha kuri Viva Rayon Sport TV. Niho hantu hambere ugomba kubikurikirana nta gihinduka. Hanyuma nkwibutse ko niba utarakanda subscribe rwose uri gukererwa. Dushaka kuzuza ku kwezi kwa 2 ko gushira twujuje 10,000 byibura.
ibihumbi 10 by'aba subscribe, abandi bazagenda baza kuko Rayon Sport n'umuryango mugari. Ahangaha kuri Viva ubu ngubu niho turi guhurira amakuru menshi atandukanye ya Rayon Sport na ahangaha. Reka minira ahangaha rero burya ngo avunaguye niyakwirwa mu gahago. Nge nari tuyishime Gilbert.